nabyumvishe ni wa munsi mwiza kuri ya saha mukunda ikiganiro ni cya kindi ijuru ntirikorerwa. Ego. Radio nayo ni yindi ni Country FM. Abavuga butumwa nabo murabizi ko bagenda baba batandukanye bijyanye n'uburyo Imana yatanze umwanya. Ego. Uyu munsi abo muri kumwe uwo mwumva ni Emile Nshimiyimana muvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ndi kumwe na mwene data nawe musanzwe mumenyereye mu kiganiro, reka bibwire abasuhuze. Ego. Twinjire mu kiganiro muza abo muri kuganira. Ego. Nanjye ndabasuhuje cyane abateze amatwi ikiganiro. Ndabizi ko kuri aya masaha abantu baba twumva ni benshi. Namaze kubona n'ama message agera nkuranga hambwira ko abantu badukurikiye bari kutwumva. Okay. Rero natwe turabakunda nkuko namwe mudukunda. Ego. Kandi mujye mugumya mutega amatwi ikiganiro, yewe nugira n'ikibazo wumva ukeneye kubaza ukibaze. Ni wumva unakeneye no kutubona ngo tuganire nabwo turahari. Ego. Rero turabasuhuje inshuti z'ikiganiro mwese. Ariko muvande nsuje na bene data bose aho bari hose nabo bajya bacyumva ari benshi abantu bakijijwe. Ego. Harimo nabizeye butumwa bwiza tutazi tutarabonana nabo, ariko abo nabo turabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Nge rero nanjye tugiye kubana mu kiganiro ku mazina nitwa Nahimana Patrice. Ariko hari umuntu wanyandikiye message ambwira ngo musuze by'umwihariko bamwita Ndagijimana Jean Bosco. Yambwiye ngo musuhuze by'umwihariko, ndabizi nawe ari kutwumva ari kumwe n'abandi bantu bari kutwumva bari kufatikana kumva ikiganiro. Yumve ko rero tumusuhuje kandi turamukunda nkuko nawe dukunda. Yari hambwira ko nawe yemera ko ijuru Imana yaritanze nk'impano. Yego. Rero nagumye n'abakurikire ikiganiro tubane. Ngira ngo yabyumvishe ko ubwo twamusuje hamwe n'abandi bose. Yego. Ubwo turaguma tubandi. Nibyo rwose. Yego. Turanabashimiye. Yego. Ntago tubasuje gusa badukurikiye. Yego. Turanabashimiye nanone. Icyo tubashimira nuko nyire mukunda ubutumwa bwiza. Yego rwose. Baba abo bwamaze gukiza. Yego. N'abakiri kubwumva utari bwakiza. Yego. Ariko mukomeza kugira inyota yabwo. Yego. Mwese turabashimiye. Yego rwose. Ko mukurikira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ndetse n'abagira ishyaka ryo kugeza ubutumwa bwiza ku bandi. Abo nabo turabashimiye cyane. Yego. Kandi umuhate wanyu si ubusa. Yego. Ariko reka mvuge ko ari nayo mpamvu Imana yabakijije ntihite bajyana mu ijuru mukaba mukiri hano. Niyo mpamvu no kugira ngo nanone ibyo byiza Imana yatugejejeho byo kuba tubaye mu isi tutagifite ubwoba bwaho tuzajya hanyuma y'urupfu, tubitangarize n'abandi. Nibyo rwose. Kristo Yesu ntago ari twe gusa yapfiriye. Yego. Namwe mwese mutwumva yarabapfiriye. Nibyo. Ikibazo nuko utabizi cyangwa se watinze kubimenya. Ariko hamwe no kuguma kudukurikira nawe ushobora kubimenya. Yego. Ukamenya ko uri mu bantu Kristo yapfiriye. Yego rwose. Yego rwose. Kandi ubwo yagupfiriye we nta rubanza ugifite ku Mana. Yego. Yego. Rwo gupfite kuzira ibyaha. Niyo mpamvu buriya muvande no kubona abantu benshi barazi ngo yarabapfiriye. Ariko nanone tuba tugira ngo tufatikane kuganira nabo. Umuntu yongera bitekereze neza. Yego. Yongera bitekereze neza wumve kuba Kristo yaragupfiriye byakumariye. Ese kuki wumva ukibaraho ibyaha? Ese kuki wumva ugifite ubwoba bwo kurimbuka kandi unahamya ko Kristo yagupfiriye? Ese waba waramenye misiyo ya Kristo kuza mu isi? Kuki Kristo yambaye umubiri ubundi? Yego. Kuki ahinduka umunyabyaha akabambanwa n'abagome? Yego. Ibyo bintu ukwiye kubimenya, wabyizeza umutima nawe ukaba mwisi utekanye. Amen. Ukaba mwisi ufite ijuru nawe uri feeling. Amen. Kuko nicyo Yesu yapfiriye. Yego rwose. Yapfuye urupfu rwawe kugira ngo agukiranure n'Imana. Yego pe. Akugira umwere ku Mana. Yego rwose. Akugira umukiranutsi ku Mana. Kandi mu buryo bw'iteka ryose. Yego muvandimwe. Rero urumva nyine abadukurikiye tujye tujyana neza mu twumve. Gusa nshima ko hari n'abimana igenda imurikira. Yego. Umuntu akaba yagira akavuga atari ku wundi wa mugani. Guhora mvuga Kristo mushyira mu ndirimbo muvuga ariko akaba nta bugingo buhoraho ngira. Yego. Ubundi ubwo Kristo yamariye iki? Yego.
ese kuki nahora n'ubwoba kandi Kristo aricyo cyamuzanye kugira ngo yishyireho ibyanjye? yego rwose. Ese kuki ugumya kwibaraho ibyaha hanyuma ukaza no kutubwira ngo Kristo ngo yapfiriye ibyaha byawe? Ibyo bintu abantu batwumva bongere batekereze neza mu by'ukuri. Urwo rujijo ruvemo. Urwo rujijo arabagambo ari mu isezerano rya kera avuga ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzira kutamenya. Rero namwe mwese mudukurikiye ubwo butamenya rwose ni ikibazo, kandi kutamenya biguteza ikibazo gikomeye cyo kuba mu isi uhangayikishijwe no kuzarimbuka. Yego. Ukumva ufite umutima uba mu ubwoba, wakumva umuntu hamije ko ari intungane ukagira ubwoba ukagira ngo ntibibaho. Yego. Nyamara ukavuga ngo uri gushaka kujya mu ijoro. Nyamara tuje gusobanura uburyo ki umuntu yaba intungane. Yego rwose. Imbere y'Imana, kandi Imana ikabyemeza. Yego. Nawe umutima wawe ukabikwemeza. Yego. Buriya nkunda rimwe Yesu Kristo ari kugenda, hari umugore wari umuranye iminsi ikibazo, imyaka 12. Urakoze cyane. Yaracakishije ngo hari abantu badukurikiye, umuntu ushobora kuba ati ngiye nahinduye amadini njye nko muri 7 cyangwa 8, ariko kumva nta bugingo buhora afite, aracyahamya ko ari umunyabyaha. Uwo mugore nango yamaze igihe agenda ashakisha icyago mfite cyakira gute, byagenda bite, ariko ngo rimwe ahuye na Kristo. Ni nawe turi gusobanura nyine. Turashaka kuvuga uwo Kristo ikibazo umuranye iminsi, ntago bireba imyaka ufite. Ushaka kubugize 70 wahigira utaramenya Kristo. Uwo mugore aza kuvuga ati noneho ndarambiwe, abantu bandiye byinshi bambwira ko ari cyo bamfasha, habije byose ujye utanga, bakubwira gutanga ibyo ufite nawe ngo witange, ariko bikarangira ikibazo kitavuyeho. Ariko none uwo mugore amaze kumva inkuru za Yesu, biba ngombwa ko umutima wizera ati byanze bikunze ngiye kureba Kristo niyo namukoraho gusa. Urumva yari afite umutima wizera, nibyo aragenda mu kivunge cy'abantu ngo mukoraho. Icyo nashaka kwivugiramo ngo mukozeho icyago yari amaranye imyaka myinshi kirahagarara. Amen. Gihagaze Kristo nawe ahita aravuga ati muwe muretse gato. Hari ukuntu bigenze, hari umuntu nkozeho, abantu atese ko twese turiho tukubyiga. Yesu avuga ati hari umuntu nkozeho bitandukanye namwe, bitandukanye no kumbyika. Abantu bahora babyiga Kristo, abantu bahora babyiga Yesu, ugasanga umuntu yakurikiye Yesu imigati, umuceri, yangirije abana, yangirije impanuka, yanguye ku cyavu, narimbutse umusigaye nduye ahantu. Ugasanga abantu bakurikiye Kristo ibintu biraho, ibintu bishira. Wakabaye uvuga ko uzi Kristo ariko yaraguhaye ubugingo buhoraho. Nicyo cyamuzanye mu isi rega. Yaravuze ngo yaje gushaka no gukiza icyazimiye. Icyazimiye Kristo mu isi kugira ngo ubone ubugari n'umuceri, so kugira ngo wubaka inzu nziza ubone n'imodoka nziza. Wapi? Ibyo byo n'abantu batamuzi barabigira cyane byinshi. Ahubwo uyu narebye usanga aribo banagira byinshi cyane. Ubaye utazi Kristo nk'utanga ubugingo buhoraho ntiwaba umuzi. Nibyo. Ariko Kristo ataravuga ati hari imbaraga imvuyemo, hari umuntu nkozeho neza. Turagira ngo kuri mugoroba nyabona mwe mutwumva nawe ukore kuri Kristo neza. Amen. Umuhishurirwe neza pana ku gihuru uvuga ngo uramwizera. Mwese yashize naganire n'umuntu arambwira ngo nawe ngo yizera Kristo, nabwo ati ngaho mpubuhame, arambwira ngo yakize nk'impanuka, ngo abana be ngo baratsinze bose, ngo yubatse inzu. Ibyo ntago ari gukora uko ni ukumubyigana, ni ukudahishurwa Kristo gutyo. Ariko ikintu nashimiraga mu Imana kuri uyu mubyeyi, Kristo amaze kuvuga ngo hari umuntu nkozeho bitandukanye namwe, uwo mubyeyi yaravuze ati ndi hano. Ntabwo ushobora kwizera Kristo ngo ubiyoberwe. Nibyo. Kuri uyu mugoroba wowe udukurikiye wizeye Kristo akaguha ubugingo buhoraho, ukumera mu mutima, wowe uhita ubimenya ko umwizeye. Ariko n'uwagukijije burya niwe uba wagukijije nyine. Icyago nyine yari afite. Ego rwose. Yashakiye igisubizo imyaka myinshi akakibura, yumvishe ko gikize. Ego rwose. Biragatsindwa ko yari kuvuga ko yakoze kuri Kristo, ariko agakomeza n'ubundi kuba kirwaye. Yego. Noneho rero umuntu arakubwira ngo yizeye Kristo, ariko akakubwira ko ari umunyabyaha. Yego. Noneho ukibaza niba Yesu yaraje gukiza abanyabyaha, nawe ukavuga ko wahuye nawe. Yego. Ni gute wakomeje kuba umunyabyaha? Ubwo se umvuze Yesu. Ariko uretse ko nyine rimwe na rimwe turezeriva ko ari Imana ibitanga, ibyo bigatuma dutuza umutima. Reka abantu twakabaye tubabaza uburyo mwumva ibi bintu. Nase niba uhamya ko Kristo yagupfiriye, ugahamya ko nawe mwizera, ukanavuga ngo yazize ibyaha byawe, hanyuma ugahindukira ukavuga ko uri umunyabyaha, si urumva ubwo yarakumariye ikindi aho ngaho. Iyo umuntu avuga ko yakijijwe, ariko n'ubundi akavuga ko ari umunyabyaha still,
yego abavuze ko yakijijwe iki ni ikibazo nubwo wakijijwe niba uri umunyabyaha ukaba unabihamye mbo kuko hari n'ukuntu abantu babihamye ukagira ngo ni sigisi mwavuga ngo turi abanyabyaha da bajye bongera ko bazajya mu muriro umwaka ntamenya ati turi bo kugeza ngo dupfuye bajye bongera ko bazajya mu muriro kuko niwe waba w'abanyabyaha yego rwose rero ntekereza ko igituma umuntu ajya mu rujijo ni nacyo tubereye aha iyo wigiyemo wowe mu myitwarire yawe ubushize turi kwiza mikoro twari turi gusobanura ko umuntu yatekereje ko yaba intungane akoze ibi na biriya yego nicyo gituma ayoberwa Kristo yego iyo tuvuze ko turi intungane twe kwiza mikoro kuko twebwe turizo yego ngiye ndiyo yego rwose nanjye nuko nawe uriye noneho ubu hari abantu benshi batwumva bikanga nanjye ndiyo kuri ubu n'igihe nzapfira nanjye nuko ndiyo kuri ubu n'igihe nzapfira gusa icyabayeho natinzeho gato kubimenya kubera igeno ry'Imana ariko mu gihe nabimenyeyo namenye ko ndiyo kugeza igihe nzapfira rero icyo dushaka gusobanurira abatwumva rero ubu hari abantu bari kuri radio zabo batwumvise bagahita bavuga ngo turiyemera kubera ko tuvuze ko turi intungane nyabune tuza gato dutega amatwi turi intungane gute ubu hari umuntu kandi mbarije iki kibazo haratwegereye avuga ati murizo gute turi mu isi muri abantu mubaye intungane muto turahari kugira ngo tumusobanurire reka dusome ibaruwa Paulo yandikiye Abakorinto ba kabiri igice cya 5 umurongo dusome 30 gusa duhere 19 yego rwose umva hano ubwo butungane buva ngiye mfite birayera gusa nanjye mfite ijambo ry'Imana turazikoresha zombi sinzi niba wahageze ngo ndahageze 30 guhera 19 kugeza 21 kadusome haravuga ngo kuko muri Kristo yego arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi yego rwose ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro yego rwose nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe yego rwose nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Amina. Amen. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana haranditse ngo kuko rero Imana yari muri Kristo igihe yiyungaga n'abantu bo ku isi yose ngo bityo ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Amen. Ngo natwe idushinga kubwira abantu ngo biyunge nayo ngo kuko turi intumwa za Kristo ndetse Imana ubwayo niyo ibahamagara ari twe ikoresheje kugira ngo mu izina rya Kristo ni mwiyunge n'Imana. Yego rwose. Kristo utigeze gukora icyaha Imana yamubazeho ibyaha byacu kugira ngo muri we tubarweho ubutungane bwayo. Kubarwaho. Amen. Kubarwaho. Muvande turasobanura cyane kubarwaho. Nijye muturenganya twabazweho. Ikibazo nuko nawe utabimenye ngo byizere. Twabazweho. Amen. Urumva biratangaje. Batubwiye ngo muri Kristo. Yego. Muri Yesu Kristo wa wundi ujya uvuga utamuzi, wa wundi ujya uvuga utamwizera. Yego. Wa wundi ujya uvuga utaramenya neza icyo yaje kugukorera. Muri Kristo Yesu nimo Imana yiyungiye n'abari mu isi nawe twumva urimo. Yego. Ntiyaba ikikubaraho ibicumuro byawe. Amen. Nyabune byemeranweho n'Imana. Amen. Emeranwa n'Imana ko muri Kristo. Yego. Arimo wiyungiye n'Imana ntiyaba ikikubaraho ibicumuro byawe. Amen. Ibyo bintu iyo byumvise neza ukabyizeza umutima uhita uvumbura kambyite kuvumbura uhita uvumbura ko cyangwa uhita umenya ko ubwo Kristo yapfiriye ibyaha byawe. Yego. We kumbi wiyunze n'Imana ubwo nta byaha Imana ikikubaraho. Yego rwose. Nibyo Dawudi avuga mu Baroma akavuga ngo nuko rero ngo hahirwa umuntu wabara ibicumuro by'ibyaha bye bigatwikirwa. Yego rwose. Hahirwa umuntu w'iteka atabaraho icyaha. Baze kubireba mu Baroma mu gice cya 4. Yego rwose. Guhera ku murongo wa 6 wa 7 n'uwa 8. Yego muvande. Ubu rero muri Kristo Imana yiyunze natwe ntiyaba ikitubaraho ibicumuro byacu. Noneho ngo ihita twebwe twabihishuriwe ariko turasabira n'abandi bari kutwumva bahishurirwa. Yego. Ihita dushinga kubwira abantu ngo biyunge n'Imana. Boretse gato. Yego.
abantu Imana yatumye, yego rwose, misiyo yabahaye yego ni iyo kubwira abantu ngo Imana yarangije kwiyunga nabo, yego nabo nibemere ubwo bwiyunge, yego rwose. abo ni abantu Imana yatumye, nicyo yabatumye, nicyo yababwiye ati mugende mumbwirire abantu ko twiyunze. Ubwiyunge bwarabaye, ahubwo abantu ntibabimenye. Imana yiyunze nawe muri Kristo. Yego rwose. Burya urupfu rwa Kristo rwakunze n'Imana. Amen. Rwakunze n'Imana gute? Nuko Kristo yishyizeho ibyaha byawe byose, ahanwa igihano cyawe, Imana ibona igihano cy'umunyabyaha. Amen. Niho ubwiyunge bwabereye. Amen. Kuri ubu ntabwo Imana ikikubaraho ibyaha. Amen. Ese kuki wowe byibaraho? Ni ukutizera. Nibyo. Impamvu ujya wibaraho ibyaha ni ukutizera. Ariko Patrick, yego, Imana iramutse ibaraho umuntu ibyaha, yumva uwo muntu yumva yego ari iki cyabimukiza, ari iki cyabimuvanaho kindi? nta gihari, habe na kimwe. Yego. Kuko nibaruwa Abaheburayo igice cya 9 yego haravuga ngo amaraso atavuye, umurongo wa 22. Abadukurikiye nibashaka bahasome. Yego. Amaraso atavuye, yego, ntago habaho kubabarirwa ibyaha cyangwa se. Hari abantu bahaye abantu forode, yego, yo kuvuga ngo barajya basaba Imana imbabazi, bavuga ibyaha mu mazina, yego, Imana ibibabarire. Iyo nzira ntibaho yo kubabarirwa ibyaha. Uretse n'ubujiji bukomeye, n'abo bantu bashutse abantu ku rwego rukomeye. Yego. Sinzi niba banasoma sinzi ibyo basoma mu byanditswe. Yego. Kuko no mu isezerano rya kera ubwaho, yego, kugira ngo Imana itwikire ibyaha zawe umwaka umwe. Yego. Abatwumva nshima ko ibyo barabyumva cyane, bajye cyane mu barewe. Yego rwose, niho bari bubisange. Mu gice cya 16 niho basobanura cyane uburyo umunsi mukuru w'impongano wagendaga. Ariko mu cyo gitabo cyane bakomeza kuvuga iby'ibitambo bikuraho ibyaha. Yego rwose. Niba rero kugira ngo Imana itwikire ibyaha by'umuntu umwaka umwe, byarasabaga igitambo, swati intama cyangwa ihene cyangwa inuma y'intungura, ubwo byabaga bivuze ngo Imana ntiyababarira icyaha amaraso atamenetse. Ubundi ahubwo aho, yego, uziko abantu batwumva baze kutwumvira aho turi kuvugira, ntituri guhinyura amagambo amwe namwe mu byanditswe. Ariko nashaka kuvuga ngo ni nkaho wagira ngo Imana ntijya ibabarira ibyaha, ahubwo Imana ihana ibyaha. Ahubwo uko niko kuri kuzuye, kuko nta none si Imana twebwe bitugeraho bikitwa imbabazi. Yego rwose, bitugeraho kubera ikinyarwanda tukabyita imbabazi, ariko ubundi mu buryo bwumvikana Imana yahannye umunyabyaha. Urakoze cyane. Kuko hagomba kuboneka impongano. Yego rwose, kuwo muntu wakoze ibyaha. Yego. Ubugingo bw'iyo mpongano bugapfa. Yego. Bukameneka. Yego. Bwameneka, ni nk'aho Imana kubera ko ibonye ubugingo bupfuye, Imana ibara ko wa muntu apfuye, imwishe. Yego rwose. Ibikubabariye ariko itirengagije ubutabera bwayo. Ariko rigaga n'abadukurikiye niko bajya bavuga, uretse ko batabyizera. Iyo uvuze ngo Kristo yaragupfiriye, sinumva ko yishyizeho ibyaha byawe agahinduka wowe, Imana ntimureke. Imana iza kubabarira, yego, ntihana umunyabyaha, yego, ni Yesu ibararetse guhana. Yego rwose, kuko ntago wowe igukunda kumurenza. Ariko nawe ubwo yaravuze ngo dawe niki kikundekeje. Ntabwo Imana yari kubura kumureka yahindutse twebwe. Kuko hano dusubye ku 21 aravuga ngo Kristo utaregeza amenya icyaha cyangwa se agikora, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. Urumva ko yari yahindutse twebwe. Yego rwose, Imana ihitira mureka, ihita imutera umugongo. Ariko kubera ko yahindutse twebwe iranamwica cyane. Nibyo Yesaya yavuze ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Igice cya 53 igihano kiduhesha amahoro cyari kuri nta bundi buryo umuntu yabana n'Imana amahoro uretse kwemera ko igihano yagahanwe cyahanwe Kristo. Yego rwose. Yego mwene data, urumva Imana ihimbazwe. Buriya nshima ko mu badukurikira haba harimo n'abantu banasomye ibyanditswe. Yego. Buriya nkunda ukuntu Imana yabwiye Aburahamu tugenda ujye gutamba Isaka. Yego. Noneho ibimubwiye Aburahamu amaramaza nyine kujya gutamba Isaka. Yego. Batwara inkwi, batwara nyine n'umuriro, ariko bageze mu nzira Isaka aramubaza atari ku bundi katari uko dusanzwe tugenda. Yego. Kiyo tugiye gutamba twitwaza igitambo. Yego.
none nkaba mbona inkwi n'umuriro gusa. yego ubundi igitambo kiri hehe? yego rwose. Aburahamu aramubwira ati we tugende mwana wanjye, Imana irakishakira. Amen. Nitugera Imana ihimbaza. Byari bikwiye ko ari Imana ishaka igitambo muvandi. Noneho urumva Aburahamu mu gihe yamaramaje gutamba Isaka, kumva ku mutima w'Imana siko bimeze. Ariko nkunda ukuntu Imana itanashaka igitambo umuntu yishatse mu cy'umuntu. Imana ibwiye Aburahamu ati kebuka urebe intama. Yego rwose. Intama utoroye, intama itari iyawe. Imana ngo ati kebuka ufate intama bari utamba. Yego. Arigaga ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu yarabonetse ni Kristo. None buriya se Isaka ruriya rupfu yarukijijwe n'iki? Yarukijijwe n'intama Imana yabonetse. ishimwe cyane. Abadukurikiye nyabone mujye Gukizwa n'ibyo ngibyo. n'ibyo nicyo gukizwa bisobanura. Nicyo gukizwa ubundi bisobanura. Hakabaye haboneka intama ipfa mu cyimbo cyawe. Yego rwose. Ese intama yarabonetse niyo turi kubabwira. Ni Kristo Yesu. Yohana amubonye mu butumwa bwiza yarabyanditse, igice cya mbere 29. Aravuga ngo dore nguyu ntama w'Imana ukuraho amen ibyaha by'abari mu isi. Yego rwose. Ntabwo ibyaha byacu yabitwikiriye, ahubwo yabikuyeho. nabwo Imana bimushimire. Kandi mu Baheburayo bavuga ko ibitambo bya mbere, abantu ba mbere bajyanaga igitambo gitwikira ibyaha umwaka umwe, ngo bibutswaga ibyaha byabo n'icyo gitambo buruko umwaka utashye. Mu gice cya 10 urumva ku murongo wa mbere. Yego muvandi. Urumva garanti yabaga irangiye. Yego. Garanti yarangira akibutswa ibyaha n'icyo gitambo ari gushaka kujyana tena. Ariko Imana ihimbazwe, Kristo Yesu yaje ari igitambo gikuraho burundu. Amen. Burundu. Niyo mpamvu umuntu abintungana yizeye Kristo kugeza abintungane umunsi ubimenye, ubintungane kugeza iteka ryose. Awe muri igice cya 10 aravuga ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa. Yego rwose. Tubiheshejwe nuko umubiri wese watambwe rimwe gusa. Yego. Ngo bihagije kugeza iteka ryose. Yego rwose. Reka mvuge ngo uramutse ukibarwaho icyaha, byasaba ngo Yesu yongere apfe kugira ngo icyo cyaha nacyo kikuveho. Yego rwose. Ariko ubwo yapfuye rimwe akaba atazongera gupfa, yego, ni ikigaragaza ko Imana yatubabariye ibyaha mu buryo bw'iteka ryose. Kandi ibyo bisubiza ikindi kintu abantu bajya batekereza nabi. Umuntu agatekereza ko kuri Kristo bimeze nk'ibya kera, ku buryo wajya uhora upfuka mubwira Imana ati mbabarira. Abantu bameze nkaho Kristo nawe ari ubwo buryo atambamo, ntago ari gutyo. Ku buryo wajya uhora ubwira Imana ngo mbabarira, nejo ngo mbabarira. Oya, ntabwo Kristo ari ukameze. Iyo biza kugenda bityo, byajyaga gusaba ko Kristo ahora apfa buri munsi. None rero we yabaye igitambo rimwe gikuraho ibyaha by'umuntu burundu. Amen. Ibyo bintu bisaba ngo byizere kugira ngo ugubwe neza. Imana ikubare nk'intungane. Abaroma 10:10. Aravuga ngo umutima ni w'umuntu abyizeza akabarwaho gukiranuka. Amagambo twasomye wenda tuyagarutseho kugira ngo mukanya tuze kubahana mikoro namwe. Yego rwose. Bavuze ngo muri Kristo niho Imana wera ku 19 twasomye, niho Imana yiyungiye n'abari mwe, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Ubundi kutizera ni iki? Yego. No kumva ko Imana ikikubaraho ibicumuro. Ubundi uko kutizera. Yego. Abantu batwumva, ako kana abantu batwumve neza. Kutizera ni igiki? Emitro bisubiraho. Kutizera ni igiki? Ni ukugumya kumva ufite ibyaha. Kandi tubonye ko muri Kristo ari mu Imana yiyungiye nawe. Yego. Ntiyaba ikibikubaraho. Kandi icyo utizeye ni iki? Ntuba wizeye Imana. Yego rwose. Ubishidikanyaho, ubushidikanya ku rukundo rwayo. Yego. Nubwo gusa ko yambabarira koko. Yego. Nta nicyo kibazo kinabamo. Yambabarira gutyo gusa. Nta kindi ngoze. Uko niba kutizera rero. Si yakubabarira ahubwo yarakubabarira. Amen. Kandi ikibazo gihari, nkunda ukuntu Imana ari na serious. Yego. Iyo utemeye ibyo urarimbuka n'ubundi. Nicyo cyaha kitanababarirwa ubundi. Yego rwose. Icyo cyaha nta mbungano yacyo ihari. None 21 ari twasoreje. Yego. Bavuze ngo kuko utigeze kumenya icyaha. Yego. Uwo ni Kristo. Yego rwose. Imana yamuhinduye kuba icyaha. Reka aho tujyane. Abantu bakunda no kuvuga ngo Yesu yishyizeho ibyaha byabo, Yesu yatwaye ibyaha byabo, ariko ngo kugira ngo kuki yabitwaye?
kubera iki yabitwaye, kuko urumva muvandimwe ukiri aho iyo uvuze ko Kristo yazize ibyaha byacu abadukurikiye burya baba bakiri kutwumva, yego, kuko nawe abahamya ko yazize ibyo, yego, ariko turashaka aho warugize ngo kugira aho kugira ngo kugira ngo muwe yego duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yego, aho rero niho duhera duhamya ko turi intungane y'Imana, kuko ariko njye mba numva binumvikana ngo ati kubera iki niba Kristo utaregeze amenya icyaha cyangwa gikora ahinduka umunyabyaha kubera njye bigakunda, nose njye mvire mwaho kandi cyari muteye kwari ukugira ngo yego nawe muri we yego uhinduke gukiranuka kw'Imana. Yego, ikindi ntabwo Yesu yendutse icyaha gusa ngo birangiriraho, ahubwo yinjiye no mu gihano cyacyo cy'abanyabyaha. Yego rwose. Hanyuma rero natwe ntitwakira gukiranuka ngo birangirire aho, natwe bitwinjiza mu ijuru yego ry'abakiranutsi. Yego rwose. kandi dore hano biryoheye ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana, apana ko bantu no kw'Imana. Urumva gukiranuka kw'Imana atagira umuntu uzara kubyumva nabi, iyo wizeye Kristo ukabarwaho gukiranuka kw'Imana. Yego, ni ugukiranuka kutagira icyaha, kutigeze kunakigira, kutazanigera. Yego rwose, no kw'Imana nyine. ubwo uko niko kujya mu ijuru. Amen. Birya byawe byo uvuga ngo none nabyishe none nabikebuye, ntabwo byitwa gukiranuka. Iyo ni imyanda gusa. Ahubwo emera wizere Kristo wakire gukiranuka kw'Imana kutagira inenge. Nibyo rwose, kandi ukwakire nk'impano. Amen. ntabwo umuntu akorera kuba intungane. Arega ubone n'icyo washimira Imana. Yego rwose. ubundi ibyo ni ukuri. nase ubundi wajya ushimira Imana, nase wazigera umenya ko Imana ari urukundo guteze. Reka rero tubaho umurongo. Yego rwose, kugira ngo dusangire, yaba ari bene data batwumva, yego, yaba ari n'abandi kandi batari bahinduka abakiranutsi ariko bakunda ubutumwa bwiza, bakeneye kubariza kumenya, kubariza kumenya. Yego rwose. ubwo abantu bakibaraho ibyaha nabo bagumye batwumve, yego, banatubaze tubwire ko biyunze n'Imana muri Kristo kera cyane. Yego rwose. MTN inimero tugiye kubaha MTN ni 0782 44 21 25. bayisubiramo 0782 44 21 25. Airtel ni 0783 83 5. Yego rwose, 0783 83 5. Muduhamagare dusangire ikiganiro. Hello, uraho neza? Murakoze kujya muduhugura. Ukabana mwana ndi Munyove. Uri Munyove? Wadukurikiye se mu kiganiro? Nabakurikiye. Okay, ni iki wumvise mu kiganiro cyakunejeje? Ngo kugeza iki gihe imeshejwe nuko nta cyaha mfite. Yego, ko Uwiteka mbega yantabaye. Yego rwose. Yego rwose. ni icyo twariho dusobanura. Yego. Wenda n'abandi bagiye babyumva nk'uko nyine wari wanabyumvishe, muri Kristo Imana yiyunze nawe, nta cyaha Imana ikikubaraho rwose. Yego. Nibyo bintu wizeza umutima ukaba mu isi nta byaha ufite. Murakoze cyane. Ujye umukurikira ikiganiro. Abakurikira cyane buri wa kane. Sawa, urakoze. Nawe. Yes, alo, mwiriwe neza? Muri bande, muherereye he? Ndi Mururu. Yego. Federico. Yego Freddy. Nshimiye Imana yemeye ko nanjye ngira kuri uno murongo. Yego. Urako yabigoye buri wese bari gusera kugira ngo ahagere. Yego. Basi nakomeje kumva buryo muri gusobanura buryo umuntu yatandukanye n'Imana. Yego. Ariko n'uburyo umuntu yongeye kuba kwiyunga n'Imana. Yego. Ariko n'undi bikozwe nayo. Yego. Nashimiye Imana rero, ariko bakomeza namwe kubashimira nyine mu murimo wamushoreye. Yego. Kugira ngo basi ubutumwa bukomeze buri wese bwamamare bukikeho. Yego rwose. Nanjye ndi umwe mu bamenye. Yego. Ukuntu Yesu mbega icyamuzanye mu isi. Yego. Dore ko abenshi babifata nk'aho ari amakuru,
ariko Yesu ntabwo yazanywe n'amakuru. yego Yesu yaje kuduhuza n'Imana bishingiye ko ariko aratandukanyijwe nayo. Niyo mpamvu buri wese ahantu ari cyangwa n'uwumva itangazamakuru aba akwiriye gukomeza kugira amatsiko yo kumva neza ubundi icyazanye Yesu ari igiki. yego rwose. Aho ibijyanye n'ibigaragara byo bibaho biranabaho ariko bigira iherezo, ariko ibya Yesu byo nta herezo. Amen. rwose. Niyo mpamvu dukwiriye gukomeza kugira amatsiko yo kubyumva cyangwa no kubyemera abantu. yego rwose. Mbashimiye Imana rero maze igihe harigiye kenshi ngomboza ibyemera, ariko nshimiye Imana nemeye ko nanjye nzukana kuri uno murongo. yego muvandimwe. Amen. Imana ishimwe rero nanjye aho ntabwo numva nkeneye kumva bagiye tuba twarahuranye no kubonana bizashoboka. aba rero Imana ishimwe cyane duhuze na Patrice. yego ndakumva. arakumva. amahoro ni cyuma. yego nakumvise rwose gumugubwe neza mu mwami wacu. amahoro muvandimwe. yego urakoze cyane. Yego. sawa aranezerewe. yarishimye. yego. reba umuntu wamenye ko Imana itakimubaraho ibyaha arishima cyane. abatuye umutwaro uremereye. yego. alo. mwiriwe kandi muri aho? Yego. ni muri bande muherereye he? Solange mu Miko. yego Solange. Ikibazo nabazaga. yego Solange. Nuko muri kutubwira ngo tuzi ko twababariwe ibyaha kandi tukaba bamwe hari abo tubona bagiye gusenga, bajya gutangira gusenga bakabanza bakagomba kwitunganya ngo bari kwihana ibyaha. yego. kandi tuzi ko twabibabariwe. yego. Ibyo ngibyo byo bimeze bite? Cyangwa se ukabona bamwe na bamwe hari bakakubwira ngo ihane ngo babonye icyaha. tuzi ko twabibabariwe kuko tuzi ko ibyaha twabibabariwe ko nta byaha dufite. ibyo ngibyo byo umuntu yabibona gute? none se Solange, ukurikije uburyo Imana ibabarira icyaha habanje kuboneka igitambo gipfa mu cyimbo cy'uwakoze icyaha. iyo umuntu akubwiye ngo ihana icyaha, icyo gihe ni iki gipfa kugira ngo cya cyaha kikuveho? Imana imbabarire iki n'iki bakansengera nkagira ngo nabo ariko urumva ko baba bakubeshye. njyewe numva bitewe n'ijambo ry'Imana tuba turi kumvaga gutya numva baba bambeshye kuko njye mba nzi ko ibyaha nabibabariwe. yego rwose. urumva uku kuntu bagumye bapfukama bihana ibyaha batekereza ko kubivuga mu mazina babibwiranye Imana yabibabarira. ni ubutamenya, ni n'uburyo bwo kutizera no kutishurwa Kristo. none se ko tujya gusenga umva gato ajya kumva umuntu arakugutuze ngo Imana ngo iragusenga ngo runaka ngo haguruka wihane. ukihana nyine kuko kugira ngo ni Imana ibibonye niba ari ibimukoreyemo nyine n'igihe wihana ibitari byo nyine bitewe n'ukuntu bari kukubwira. ibyo rero ibyo ntacyo byagufasha habe na kimwe. ni nayo mpamvu nyine kubera ko abantu bigishijwe nabi bagumya no kumenya nabi. nashaka ngo reka dusome umurongo umwe, reka dusome umurongo umwe uyu muvandimwe kiri ku murongo. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 26. reka tuwusome ugume ku murongo tujyane, sibyo? yego. ni umurongo umwe, Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 26. wahageze ngo uhamusomere? ndahageze. umurongo umwe. kuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi. yego rwose. uhereye ku kuremwa kw'isi. ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Amina. amen. urumva ngira ngo wabyumvishe uracyari ku murongo. Kristo yabonetse rimwe ku mperuka y'ibihe kugira ngo igitambo cye gikureho ibyaha burundu. yego. mu zindi biri bavuga kugikuraho burundu. yego. nibyo rero umuntu yizera, ntabwo umuntu ahora ayihana apfukama bivuga mu mazina bisubiramo, ntabwo ari byo. ngira ngo nawe ubona ko igihe bamara babikora ntibibashiraho. yego.
icyo ni ikimenyetso kibikwereka. None arihana ejo akihana umwaka ugashira undi ukaza, bivuze ngo agira ibyaha byinshi ahubwo. Rero nta kindi kimukwiye uretse guhishurirwa igitambo cya Kristo kibimaraho burundu. Yego rwose. Kugira ngo uwo muntu abe mwisi atekanye atakibaraho ibyaha noneho. Yego rwose. sawa murakoze cyane. Sawa nawe wakoze nawe Solange. Yego rwose. Eti bambizi ko bikumbeshya. Yego rwose. Urumva nyine kutemera igitambo cya Kristo bakiri umuntu. Allo Country FM, twabakiriye muri bande muherereye he? twagenda Imana Emmanuel. Yego Emmanuel, muraho murakomeye? Nakomeye. Yesu ashimwe. Ahimbaza. Mwifuza kudusangiza iki? Ndi kubabaza nimba byaha umuntu Yesu yarafitaje ku byaha umuntu afite umuntu. Oh no. Agenda. Ariko baracyadukurikiye. Yego. Hari undi waje. Allo Country FM. Hano. Yego muri bande muherereye he? Twabakiriye? Hano. Twabakiriye. Turakumva neza. Amahoro bandi. Amahoro muvandi. Nyakirimana Damascene w'Urutunyi. Yego Damascene nawe ndabizi wawe. Mama Yesu ashimwe. Mba numva nishimye cyane nyine, ariko nabwo ushimishijwe n'Imana nyine. Yego. Mba nkomeza kumva nyine uko kugurana cyangwa se gucungurwa icyari cyo. Yego. Urumva nanjye cyane nyine ntabwo nari nzi ibyo ari byo, najyaga mbyumva nyine nkavuga ngo Yesu araducunguye, nkabiririmba kenshi cyane. Yego. Ku buryo nyine usanga nari kubisirimba ko yaducunguye, ariko nyine ntazi n'ibyo ari byo. Yego. Ariko nza kumva nyine ukuntu gucungurwa icyari cyo. Yego. Nyine aho ngaho mwasomye. Yego. Avuga ko ngo utarigeze kumenya ngo icyaha ngo Imana ngo yamuhinduye icyaha ngo ku bwacu. Yego rwose. Ngo kugira ngo duhinduke nariko gukiranuka. Amen. Kw'Imana. Amen. Urumva ni Imana ibyo bintu yabikoze, niyo yaduhinduye gukiranuka. Ariko uhindura na Yesu nawe gukiranirwa nyine muhindura icyaha. Ubwo nkimara kubyumva nyine nanjye ndabitekereza bose koko mu by'ukuri Imana yahannye Yesu imuhora ibyaha. Ngewe ubwo ngubwo yabikimpannye imuhora iki? Yabibaye umucamanza ubera icyo gihe. Yego ariko umwana yafata Yesu ukamuhana imuhora ibyaha atakoze. Ubwo ngewe yamana impuhora iki? Yamubihannye Yesu imuhora ibyaha atakoze. Ngewe yabimpuhora iki? Bituma numva imbabazi z'Imana koko ko ari nyinshi cyane. Yego. Bituma numva ko Yesu nyine yahindutse umunyabyaha ku bwanjye, ubwo tukagurana. Agahinduka umunyabyaha nanjye agahinduka umukiranutsi. Amen. Ku buryo ngo hari naho ngo Imana yabaze ko nabaye umunyabyaha nyine yabaye ngewe, ngo irangije ngo irahindukira imutera umugongo. Yego. Bivuze ko nyine yari ihindukiye indeba. Maze kundeba nyine ubwo nabaye umukiranutsi nanjye ku bwa Yesu ariko. Amen. Ubwo na Yesu ahinduka umunyabyaha ku bwanjye. Amen. Amen. Ubwo icyo ni cyo gishobora gucungurwa ni ukugurana. Ni ugufata ibyo utari ufite ukabigurana n'undi ubifite. Amen. Ubwo Imana ibimbazeho rwose mpita numva nanjye nyine ndaruhutse. Amen. Numva ntabwo ngikeneye kwihana kuko namenye ko nahanwe nyine muri Kristo. Amen. 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 Ubwo numva igihano cyararangiye nyine nta kiri Imana izaba ikimpoye, kuko ibyo yari kumara bihoye Kristo utarabikoze. Amen. Amen. Ubwo bavariyo mba ndi gushimira Imana nyine numva nezerewe, ariko nyine ku rutunyumva hari ndi intungane ariko ku bwa Kristo, kuko Kristo nawe yabaye umunyabyaha Golgotha ku bwanjye. Ubwo kano kandi mba numva nyine ayo makuru nkunda kumva kuko nicyo kintu kinezeza. Yego. Numva nyine ibyo bintu nyine twasomye ko ngo Imana ikimara gukora umurimo ku muntu ibikoreye, nawe itumubwira ati none ibyo bintu ntubyihererane, ujye ubibwira abandi. Hari umuribyo uvuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo byagukoreye, usanga Imana ibayishurire bahabwa ubwo buntu wahawe nawe.
urumva nyine uwo murimo iyo umaze kumwemera nyine nk'umukiza wawe uhamya mu bandi ibyo bintu agukorera kuko ntabwo wabyihererana ari nabyo kano kanya murimo cyangwa se numva nanjye ndi gushimira Imana nyine ko ntabwo natuza kuri ibyo bintu mba numva ari ibintu nyine nanjye nagasangiza abandi nabo bagahabwa kuri ubwo buntu nanjye nagiriwe. Amen. Abana b'Imana nishimye cyane nandi kumva nyine nanjye nishimye cyane nyine ibyishimo nyine byandeze mba nabuze ukuntu nifata. Imana nishimye, Imana umusurizo na cyuma namwumvira numva ndamukumbuye, Imana nishimye cyane. Urakoze cyane damu kunyunganiza utanze. Mugubwe neza. Arakoze cyane mwene data. Yego rwose. Ariko uvuga ariyo magambo nibutse ibya Baraba. Baraba washyizwe hafi na Yesu. Yego rwose. Hanyuma kuko ngo umwami yari afite itegeko rimwemerera kubohora imbohe imwe yari ikwiye kwicwa. Yego. Uko umwaka utaye. We rero abikora kugira ngo ahari nimba bishoboka akikishe Yesu. Yego. Ariko ntiyarazi ikiri mu mutima w'Imana ko atari icyo. Amushyira rero uruhande rw'igisambo ruharwa cyitwa Baraba. Yego. Wari uzwi nk'umwicanyi ruharwa, wambuye abantu ibyabo. Aravuga ati uko biri kose abantu basheze cyane ngiye kubahitishamo. Yego. Hagati ya Baraba na Yesu. We yumva uko biri kose bari buhitemo Yesu kari we utaha. Urumva we yumvaga Yesu ari uri butahe kuko nawe yarebaga nabi, ntiyari yabonye ko Kristo yishizeho ibyaha byawe. Yego. Buriya Baraba yagize umunsi mwiza. Yego. Icyaduha nawe ugahagararana na Yesu. Amen. Ukareba ukuntu ibyaha byawe bimujyaho ukabintunganya. Yego. Urumva nashimye ukuntu yanatashye byemewe n'amategeko. Yego rwose. Kuko bari imbere z'umucamanza na rubanda rwose ruhari. Abari bo batera hejuru uti Yesu abambwe barabataha. Ubwo mpita numva ibyishimo Baraba yatahanye. Yego rwose. Ahari wari kumuza ati barabutashye gute? Ati ngewe ati dore ibyabaye. Akaguha amakuru nkawe mufaransa numara kumwemera. Abanye mu bandi byo gukorera. Baraba yakubwira ati ngewe bampagarikanye na Yesu Kristo. Yego. Yishyiraho ibyaha byanjye dore bagiye no kumubamba igorogota. Nge ntashye nta cyaha mfite. Amen. Imana yimbaza n'ibyo umuntu yizera ko umuntu akizwa. Yego. Twakiriye umuntu. Alo Country FM? Alo. Yes, muri bande muherereye? Nitwa Niyonzima Patrick murere hano ku cyapa. Yego Patrick. Nanjye nabakurikiye cyane. Yego. Mu by'ukuri nanjye nitijwe n'Imana mu mutima wanjye n'ukuri. Naho kumenya no gusobanukirwa neza yuko ibyaha byanjye byose nazabariwe. Amen. Hari igihe nyine wenda nk'umuntu wenda ajya gusenga nk'ahantu bagenzi banjye bakomeje babigarukaho. Yego. Nyine kumva abantu ngo mwihane ngo bigenze gutya ngo murabona kubabarirwa. Yego. Nyine kumva nyine ibintu birimo challenge wagira hano kumva ni gutyo, ariko nshimira Imana cyane yuko nanjye nababariwe ibyaha byanjye. Amen. Yego. Mu by'ukuri ikiganiro cyanyu ni ikiganiro nyine ngewe nkunda cyane kuko numviramo byinshi bikanampumuriza. Ni ukuri Imana yo mu ijuru nigira imigisha myinshi kandi mukomereza aho ngaho. Yego, murakoze cyane. Yego. Turagushimiye nawe ku nkunga utanze mu kiganiro. Mva ni ukuri murakoze cyane, mva nanjye ndababera umutangabuhamya ni ukuri nyine bagenzi banjye bakurikira ikiganiro. Amen. Igihe usanga nyine hari abantu bitwaye ibintu batazi amakuru, batazi ngo bigenda gute. Yego. Gerageza no kubwira bagenzi banjye ni ukuri nabo bumva ubutumwa bwiza. Jya ubabwira nabo baruhuke nk'uko waruhutse. Bimeze kabisa. Patiri urakoze cyane, ukubwe neza ijoro ryiza. Murakoze cyane, usohoreza bose wanjye Gasongo uherereye muri Andagira ijoro ryiza. Yakumvishe wenda niba yakurikiye ikiganiro. Urumva uyu mugabo arishimye. Yego. Angibukije indirimbo ya Israel Mbonyi. Yego. Birimo igitero kivuga ngo mubwire abantu iby'ijuru. Mubwire ibyurutsa umutima. Mubwire ko bahiriwe. Ibyo mubabwira iby'ubundi buzima. Yego. Ubwo rero twebwe tuba tubwira abantu ibyurutsa umutima. Tubwira abantu ko bahiriwe. Yego rwose. Kandi Dawidi niko yavuze uhahirwa. Yego rwose. Wababarira ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Yego rwose. Uwo ni umuhire.
Allo Country FM. iriwe Mwiriwe neza kandi muraho. ego Yesu ashimwe, turavugana nande? mbabwa murabugana na Mpayimana Ferdinand Yes, Ferdinand. nicika mu kiganiro tudere muri uyu mugoroba. Wakuyemo iki cyangwa wakuyemo iki niba atari n'ubwa mbere? ikiruvije nuko Yesu yaje ku isi, yaje gukuraho ibyaha byanjye. Yego. ijambo riranejeje cyane kandi turashimira Imana w'umuco. None wumva se kuko yarabikuyeho kuri wowe nta byaha ukibarwaho? ubu ndabyo Ntabyo. Kubwibi ubu ndicyari mwigisha. uri cyari mwigisha. Ubu se wumva isaha n'isaha wava mwuno mubiri wawe ugiye mu ijuru? cyane rwose. Nta cyagukumira, nta cyakubuza kujyayo? ubu ndacyangumye ndatambuza kujya mu ijuru. Nta cyakubuza kujya mu ijuru? Kubera iki? kubera imbongano ya Yesu. Kubera impongano ya Yesu rata. Ferdinand, ukomeze unezerwe rero murakoze. kandi Yego. turagushimiye nawe guhamagara. Yego rwose. Nubwo utaba intyoza. Yego. Ugahamya imbabazi Imana yakugiriye muri Kristo. Allo Country FM. Twakwakiriye. Twakwakiriye rwose. muravugana na Niyorembo Japhet. Yego Japhet. Yesu ashimwe ariko. Sayimbaza. Muri amahoro se? Ni amahoro cyane, ikiganiro cyane tuba twagikurikiranye tu. Yego, ni iki cyabafashije rero nyuma yo kucyumva mwakuyemo iki? Abana ibintu byose mutubwira mba nakurikiranye abana. Nanjye ndumva uko bisa kose nshobora kuba narakijijwe gushidikanya. Okay. Wakijijwe n'iki, byagenze gute? turebye nyine nk'uko mubivuga. Yego. usanga nyine Yesu kudupfira ari ukubera ibyaha byacu twari dufite tu. Yego. noneho rero kubera ibyo byaha byacu yadupfiriye, njye ndumva muri make yakuva mfite umuntu wanyitangiye ntacyo nyibazwaho. Amen. Nuko bakizwa. Nibyo. njyewe nuko mbyumva. Yego. njye nimba mfite umuntu wanyitangiye njye numva nta kintu nkibarwaho tu, kuko mfite wanyitangiye. Amen. nanjye nuko mbyumva nyine tu. Kubw'ibyo se Japhet, reka namwe kubw'ibyo ubu witeguye kuba wajya mu ijuru igihe cyose wavira mwuno mubiri? ukuntu mbyumva igihe cyose njyewe najya mu ijuru. njye ukuntu mbyumva kabisa igihe cyose njyewe napfa kabisa najya mu ijuru. None ga umuntu ahise kubaza ngo wajya mu ijuru kubera iki? Yego. Ukeneye kubimwumvisha wamubwira ko wajya mu ijuru kubera iki? Yego. njyewe najya mu ijuru kuko mfite uwanyitangiye nta cyanjye mfite. Okay. Imana ishimwe cyane rwose. Yego rwose kandi ugumye wishimye Rwose. Abana nuko bimeze. Turagushimiye no guhamagara kugunganiza utanze, turagushimiye nabwo tugushimiye Imana. natwe tubashimiye kubw'ikiganiro cyacu muhora mutugezaho, tuzabakurikira mpaka. Byiza, mujye munabwira n'abo muturanye. tuzajya tubabwira kabisa. Yego, murakoze cyane, ijoro ryiza. tuba turi kubakurikirana n'abafabu bose, inshuti zanjye tuba turi kumwe. Basuhuze, badusuhurize. Yego, murakoze, mugire ijoro ryiza. Tubibutsa ko turi online, turi kuri YouTube. Yego. Ibiganiro byose binyuraho. Mwashyiramo Ijuru Ntirikorerwa TV kuri YouTube. Ibiganiro n'ibyatambutse kera murabisangaho. Ahita bibona rwose. Allo. Ariko ndumva abantu banezerewe. Barishimye cyane kuri uyu mugoroba. Ntabwo babura kunezerwa twababwiye iby'amahoro. Twababwiye amahoro. Ntabwo ari nka bya bindi abantu bahora babwira babahamura. Yego rwose. Allo Country FM. Allo. Yes, turavugana nande? Janvier.
Janvier uherereye he? Eliane Gashonga Janvier Yesu ashimwe. Nimbazi Yego, mwifuzaga kutubwira iki? n'ikiganiro mba nacyumvishe numva nanjye nishimye kubw'amaraso ya Kristo. Yego. Ndashimiye cyane ku kiganiro cyiza mwasubijeho. Ayo maraso urayashimira iki rero? Ndashimira Imana. Ya, kuki ushima Imana ku bw'ayo maraso? Yakumariye iki ayo maraso? Yampaye kwizera umwana wayo nkaba intungane. Ubu uri intungane Cyane ukiri mu isi? cyane. Ngadusobanura uburyo uri intungane ukiri mu isi. Yego. Kubwo kwizera umwana w'Imana. Yizeye amaraso ya Yesu Kristo kubwo yampfiriye. Itambarwaho kuba ndi intungane. Intungane se ko ari umuntu udafite icyaha? Ubu nta cyaha ufite? Nta cyaha mfite kuko Yesu yarambabariye kubw'amaraso ye. Ubwo ni ukugeza ryari? Paka ibihe n'ibihe mpaka ibihe n'ibihe kuva niyo nazava no muri uyu mubiri. Nzaguma mbi intungane. Urakoze cyane, turanezerewe, uratunejeje nyine nawe. Urakoze cyane. Ujye ubwira n'abandi baturanyi n'inshuti zawe uburyo baba intungane nabo, kubera ko abantu ntibabizi. Ibihe n'ibihe rwose. Allo Country FM. Yesu ashimwe. Ayimbaze. Ninde tuvugana? Avugana na Valence. Vale, uherereye he? Mu Miko. Muri amahoro se mu Miko? Yego. Mwifuza kutubwira iki? Twumvise ikiganiro cyacu ni cyiza, gihe gitambuka kuri Country FM ku wa kane. Saa 2 kugera saa 3. Okay, none ni byiza kuba wenda mubwiriza iteraniro ryanyu. Harya wavuze ko uherereye he? Mu Miko. Mu Miko urahazi? Mu Miko siriya za Mpungu? Oya, mu Miko hano hejuru ya Rugana. Turaza kuguha nimero zacu, niba ushaka amateraniro turaguha nimero uze kuduhamagara mu kanya, turaguha nimero atari izi zo kuri radio. Noneho nizo uzakoresha kugira ngo uze mu materaniro. Urakoze cyane, ugira ijoro ryiza, soza uwo mwana nawe uri kudusuhuza. Ariko no kuvuga ngo ni byiza. Ni cyiza kuko niyo twahowe. Yego rwose. Ariko hari ndumva muri Afurika kandi kose iteraniro ryanyu ryaba ryitwa urumva uko uri natwe niko turi. Iryo teraniro uraryita nk'uko uri. Kurya wari umaze guhamya wabaye umaze kwizera. Wowe wumva warabaye iki imbere y'Imana? Numva umwana wayo kuko wenda yambambiwe. Nushaka kurekera ahubwo ni iteraniro ry'abana b'Imana. Ariko rero pasiteri inshuti yanjye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abo babiri batatu banyambaza amadi hagati yabo. Nibyo rwose kandi. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ntanyine byishimiye ko twakicaranye nawe. Tugiye kuguha nimero zacu mu kanya, turakurangira amateraniro akwegereye wayasanga yabera. Urakoze cyane. Nawe urakoze. Bura ntabwo twatanga nimero zacu se ko igihe cyagiye. Izanjye Patrice ni 078 3 167 163. Tigo ni 0722 167 163. Ubwo mwene datahitana kuvugisha kugira ngo uze kumurangira amateraniro. Hanyuma Emile ni 0784 42 57. Ushaka no kujya kuri WhatsApp group y'abera bari kwisi yose, wanyandikira ku iyo nimero ukoresheje WhatsApp yawe, nkayibona ngahita ngushyiraho, ukajya ukomeza gukurikirana ibiganiro byiza, ubuhamya bwa bene data, ugakura ukanafasha n'abandi nawe. Yego rwose. Amahoro y'Imana bane nabera bose none iteka ryose. Amen. Amen.